Hello friend, ndizera neza ko utakirwa wibaza byinshi cyangwa utekereze byinshi kandi Fungurase TV show tukubereye ahangaha. Uyu nguyu bamwita nde? Ese waba umuzi? Ese mwibazaho ibiki? Ese umuzikeka ko ari muntu ki? Ahangaha tugiye kubikuvira imuzi ni muzingo. Iyi ni Fungurase TV show. Muhanzi Kwizera Bosco uzwi ku mazina yiwe nka Juno Kizigenza, uyu nguyu yamaje kwigaragura imitima ya benshi cyane bakunda umuziki nyarwanda hano mu Rwanda. Kwizera Bosco yavukiye mu karere ka Kicukiro tariki ya 23 Ugushyingo mu mwaka w'ibihumbi 2000. Ngo yakuranye inzozi zo gukunda umupira w'amaguru, ariko ubu tuvugana n'umuhanzi ukomeye cyane muri iki gihugu cy'u Rwanda, yewe ukunzwe ku rwego rudasubirwaho. Umuhanzi umaze igihe kitarengeje imyaka 2 muri uyu muziki nyarwanda, uyu nguyu yakuze afite inzozi zo gukunda umupira w'amaguru, cyane cyane yuko na papa ariho yamwitiriye akazina ka Kizigenza. Umuhanzi akigera mu mashuri yisumbuye, umupira w'amaguru ahise awurambika hasi yiyegurira umuziki kuko ariho yabonaga ko ibiryo byaho biryoshye cyane. Kizigenza ari mu bahanzi bazamutswe vuba kandi bagakundwa cyane cyane mu ndirimbo yagiye akora zagiye zikundwa n'abatari bakeya. Ziri ndirimbo harimo iyo bita Mafomira, hakazamo Solide, Nazubaye, yewe na Nightmare n'izindi nyinshi zagiye zikundwa n'abatari bakeya. Juno Kizigenza mu myaka itarenze 2 gusa amaje kugira indirimbo 12, 6 muri zo ziri kuri album ye cyangwa EP yitwa KG, zose kandi zakunzwe ku buryo buhambaye, yewe wagwitishamo niwabasha kubona iyo uhitamo. Zindirimbo 12 zimaje kurebwa n'abarenga miliyoni 6. Ni indirimbo 12 kandi zimaze kurebwa n'abatari bakeya ku rubuga rwe rwa Instagram, ko zimaje kugera mu bihumbi 130 birenga. Uyu muhanzi rero wumva ko ari akasamutwe rwose. Kizigenza n'umwe mu bafite umugisha mu bijyanye no kuririmba kwe cyangwa mu ndirimbo ziwe, kuko indirimbo yose agiyemo irahitinga. Urugero naguha nka Kunsutsu yafatanyije na Papa Cyangwe, Ostimani y'Ibishanya, Big Bong, ndetse yewe niyo bita Away yafatanyije Ariwera Wise. Uyu musore ni umusore wakasamutwe kubera yuko urukundo akundwamo n'abafana bituma abasha kugera ku bihembo bigiye bitandukanye. Yewe nk'igihembo cya 2020 cya The Choice Award, iki ngiki yabashije kucyegukana yewe nk'umuhanzi wa The Artist of the Year, umuhanzi uba waritwaye neza w'umwaka. Ibyo gusa kuko no mu bihembo bya Isango na Muzika Award, uyu nawe yabashije kwatsindira igihembo cy'umuhanzi mushyashya witwaye neza w'umwaka wose. Ibihembo byose kandi yabitwaye mu gihe cy'umwaka umwe gusa. Uyu munsi reka tube dusubikiye ahangaha, naho ubutaha gusa kuri byinshi wifuza kumenya kuri we cyangwa ukeneye kumenya, wazatwandikira muri comment, kuko aya namwe mu mateka ya hafi hano tuba tubashije gukora, tuba twagiye natwe dusoma mu binyamakuru bigiye bitandukanye, cyane cyane kuri Wikipedia, kuko ariho hantu haba hari amakuru yizewe cyane. Turakwinginze rero ngo wibuke gukora subscribe, ushayange ku nshuti zawe, yewe n'ahandi hose. Urakoze cyane. Iyi ni Fungurase TV show, nakagaruka nawe ubutaha. Nshuti yanjye nkusaba gukora subscribe utarayikora, kandi nawe wayikoze kude chapeau, kuko ni igikorwa wakoze gikomeye, ni inkomeye nawe twagutera, wagize neza, turagushimiye tubikuye ku mutima, kandi urugendo ruracyari rurerure. Cumi zanjye dukomeze tube hafi nka Fungurase TV show, mukomeze mudusupporting. Murakoze cyane, tuzasubira mu biganiro by'ubutaha. Ciao ciao, nge nitwa Mwizerwa Patrick.